igihe niteguye gupfa Imana iba yanteguriye gukira. Izana uwo mugabo Semajeri asengera abagwayi, nanjye ndahaguruka mu bagwayi benshi, hakiramwo 3 nanjye mbu wa 4. 2006 mu kwa 6 ukira sida. Nyirasida. Imana uko sida nayibonyeho inzaho ni nako yiteye amababi iragenda. Ahantu yagiye ntuhambaze. Ubundi jewe nakoze imirimo 2, natwe umucuruzi w'inkwi, hanyuma inkwi zimaze kubura nkajya mpinga. Imana ikampa imirima yo guhinga kugira nshake iby'abana bajya. Nabwiye Imana ngo Mana nunkiza sida, ninshake nzajye mpinga igitondo n'ikigoroba ndi muzima, uzabugize neza. Rero ndashimira Imana. Imana yanyigije sida, nta binini nanyweye. Iyo kwa muganga baguhaye ibinini barakubwira ngo ushobora kujya kwipimisha ugasanga ngo sida yagiye mu mitsi mwo imbere, bagufata amaraso ntibayibone. Iyo binywa neza ntayibona, bigaragara. Ndavuga ngo Mana nintangira kunywa imiti bazavuga ko yihishe, ntibabyemera. Ngewe uzankize nani imiti yabo nanyweye. 2019 Imana yarambiye nijoro ndyamye, irampamagara mu izina, irambwira ngo batamuriza Denise, nanjye nditaba. Irambwira ngo impamvu itampaye urugo rwiza cyangwa se ngime ibintu nk'uko abandi babifite, ibintu ni ukuba umutunzi. Ndayibwira ngo ntago mbizi. Irambwira ngo impamvu nakubakira urugo rwiza singuhe n'ibintu ngo ni ukugira ngo uzanyubakire ingo z'iki gihe. Ubwo nahise nibaza ibyo bintu Imana imbwiye, numva biranshanze. Reka twongere tubasuze, twifurize kubwa neza, twifurize ibihe byiza muri mice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda by'umwihariko, ndetse n'abari hanze mudukurikiye mu gitondo, tukatwifuriza igitondo cyiza. Abari nyuma ya saa sita cyangwa se ku manywa tubifuriza igicamunsi cyiza. Reka rero tubahe ikaze kuri channel yacu, reka kandi tugusabire umugisha wo dukurikiye. Mu kanya rero ndabapfundurira agaseke nayo mbapfundikiriye. Ntago ndi njyenyine, ariko ibikorwa byose dukora murabizi ko twiragiza Imana. Reka dutumire Nyagasani cyangwa se Mwuka Wera azabane natwe, hanyuma kandi tugaruke tubabwira abatumirwa tubafitiye kuri uyu munsi. Reka dusenge. Mwa Imana yacu turagushimye, uro kwizerwa, nta yindi Imana ihwanye nawe. Turagushimiye ko uyu munsi wabanye natwe muri iki kiganiro, kandi gihembure benshi, hakizwe benshi, ugaragaza ineza yawe mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane Evangeliste Bobo Bosco. Muri kamera rero muri kubona umubyeyi turi kumwe, agiye gutangira abibwira, kandi ndetse nyuma ya kamera ndi kumwe n'umuvugabutumwa witwa Bosco. Tugiye kubana n'uyu mubyeyi rero, tugaruke atugezaho urugendo rwe rw'ubuzima yanyuzemo, ibihe bigoye byo gukizwa, ubuzima busanzwe, byose aratuganirira. Ikaze mubyeyi, uratangira twibwira. Haleluya. Haleluya. Nitwa Batamuriza Denise, ndi umubyeyi w'abana 8. Nakijijwe 1993. Abana 8. Umaze igihe kingana icyo ushatse? Nashatse 91. Ubu umwana mukuru afite imyaka 32. Umutoya akagira 17. Bose bariho? Ubaye ubukombe. Ubaye ubukombe. Imana yakugiriye neza ngo burya urubyaro ni umwanda uturuka ku Uwiteka. Reka tushimire Imana kandi kuba ikibarinze. Yego. Ubuzima bwawe rero wakuriye hehe, wavukiye he? Utubwiye ko wakijijwe 93. Yego. Navukiye Burundi. N'ahantu haje mu 2000. Wakijijwe ukiri Burundi?
ni naho washakiye yego n'ahantu hageze mu 2000. Rero ndashimira Imana yabanye nanjye kuva 91 nubatse urugo n'umutware twarasezeranye nari nkiri umukirisitu wo kwa padiri. Hanyuma 93 Imana impa agakiza. Hanyuma maze gukizwa nakijijwe nose umwana wa mbere w'imfura 93 nibwo nabatijwe mu kwa 7 ntangira kugendana n'Imana. icyo gihe wakuriye mu idini ry'abakatolike ariko uribanda cyane uti nakijijwe. Icyo gihe ukiri mu katolike ntiwakijijwe, ese niki cyaguteye gukizwa kuba wahindura idini ukongera ukabatizwa kandi uri mukuru? Icyatumye mpindura idini ntabwo ari jye wabishakaga. Njyewe uko nafashwe nararyamye umukirisitu wo kwa padiri. Hanyuma njyamye ndota inzozi mbona nagiye mu rusengero rw'abarokore muri ADPR. Mbona nagezeyo mu nzozi ngo mbona bahamagaye abantu barigisha, bahamagara abantu bihana, ngo mbona nabaye uwa mbere mu kujya gupfukama hamwe kuri aritari bapfukama babasengera. Hanyuma mpfukamye ngo mbona natuye ibyaha. Hanyuma maze kwatura ibyaha baradusengera n'abandi, mpita mbona ngo nuzuye umwuka wera mvuga mu ndimi ndi mu nzozi. Nuko nakijijwe rero. Ntabwo ari jye wabishatse, ahubwo ni Imana yabishatse. Ni Imana yampinduriye idini. Rero ndashimira Imana guhera icyo gihe Imana yarankunze. Nari umunywi w'itabi, nacuruza n'inzoga. Njye nzi kwenga urwagwa, nararangura ibitoki nkacuruza urwagwa, nkarangura n'amasaka nkenga n'ibigage nkabicuruza. Ariko Imana ibona ntabwo ibyo bimbereye. Hanyuma impa agakiza. Ndashimira Imana rero yabanye nanjye. Umutware yari umusinzi. Hanyuma maze gukizwa. Tutararenga mama, wakijijwe n'undi uri umubyeyi nari umumama. Ese washatse washinze urugo n'umutware wawe ufite igihe ufite imyaka ingahe? Ko numva icyo gihe kera njye nari mfite 18. Washatse ufite 18. Wakijijwe wari umaje kubyara abana bangahe? Nakijijwe nose umwana w'imfura ari we wenyine ari ufite. Okay, yego. Nabatijwe 93. Hanyuma nyine ubuzima burakomeza, mbona urugo rwanjye rurangoye, mbona sinzabishobora. Papa w'abana yari umunywi w'inzoga, nkabona nta gahunda afite mu bitekerezo by'urugo, nkabona ntabwo tujya inama. Narahinga akagurisha ibyo twahinze. Mbona birancanze, ndavuga ngo Mana uru rugo ntabwo narubamo. Nangira kwahukana nase umwana wa mbere. Barambwira ngo taha, ngo niko bigenda, subira mu rugo iwacu. Nyine barambwira ngo genda, ngo buriya aracyari umwana azabikira. Ndataha subira mu rugo. Subiye mu rugo bambyaye umwana wa kabiri. Naho umubyaye mbona biranze, mpita nisubirira iwacu. Nyuma ntwita umwana wa gatatu. Ubwo wabyaye uwa mbere ujya mu rugo birananirana, uragaruka mu rugo rwawe ubyara uwa kabiri, nabwo biranga, usubira mu rugo, urongera uragaruka bwa gatatu nabwo uhita ubyara undi. Mbese uko wagenda ugaruka uhita ubyara undi cyane rwose. Okay. Ubwo rero bigeze aho umwana wa kabiri amaze kugira nk'imyaka nk'ibiri, ubwo yari akurikiwe n'uwa gatatu. Uwa gatatu mubyaye mbona biranze burundu. Ndavuga ni wa rugo we ntabwo nagushobora, mpita nigira iwacu. Ese icyo gihe Burundi ntago ho mwagenaga imyaka yo gushaka? Ubwo ibyo byose si ingaruka z'uko rero warashatse uri umwana uri muto? Ntabwo mbizi. Ubwo ngubwo ni uko njye nagerageje, ni ukubera urugo rwari rwanshanze. Ese umugabo yari afite imyaka ingahe?
yari afite nka 22. Okay. Yari afite 22. Ubwo rero bincanze noneho ku mwana wa gatatu ndagenda kandi nyine ndi umurokore. Navuga ngo Mana uru rugo ntabwo narushobora pe ndigendera. Ngiye nicara iwacu, maze kwicara iwacu umwana wa kabiri nari namusigiye se n'uwa mbere, njyana agahinja umwana wa gatatu. Hanyuma nibera iwacu numva ntazasubirayo byararangiye. Ngeze iwacu umwana wa kabiri aragwara. Agwaye bakajya batuma umwana wa mbere ngo naze kumbwira ntahe njye kureba umwana aragwaye. Nkabyanga. Hanyuma Imana ibonye nabyanze irangije irambwira ngo none se ko bariya abana bawe ko babuze se ari umusore bakaburana nyina ari inkumi bazaregwa nandi. Nsanga ntawe. Ijwi rimbaza inshuro 3. Nsanga ntawe. Ijwi ry'Imana rirangije rirambwira nta muntu twari turi kumwe yarije n'Imana turi babiri. Ijwi rirambwira ngo ihangane ngo usubire mu rugo ugende urere bariya abana nzabakurerera bazakura kandi bazaba abagabo, nzabibutsa kuri mama wabo wihanganye ukabarera. Amen. Subira mu rugo. Uhereye uwo munsi ntabwo nongeye kwahukana. Amen. Imana yahise ibana nanjye. Nagira ibibazo nkagenda nkajya ahantu nkarira nkabwira Imana ngo Mana byancanze, Imana ikambwira ijambo ryiza. Rero ubwo nasubiye mu rugo noneho birakomera cyane, umugabo ahita arigendera agenda ahantu ntazi. Noneho mbona birancanze ndavuga none se Mana 9 none se Mana ubwo ngubwo ko umugabo yagiye nzaguma muri iyi nzu n'aba bana ntafite n'ibyo mbagaburira bizagenda gute? Njya ahantu mu nzu ndicara ndarira nk'umwana bakubise nsaba Imana ntagwaye ndi muzima nta kibazo mfite, nyisaba ntagwaye ngo Mana ndabona isi kuba mu isi birangoye kandi ndabona ubuzima buzancanga nkagwa nkaba umupagani nkabura isi nkabura n'ijoro. Ndangije ndavuga ngo Mana njye ndabona ikintu cyambera cyiza nuko wanyeze ukanyura nkigira mu ijuru n'abana banjye 3. Senga amasengesho akomeye ntagwaye ndi imbere y'Imana ndi kurira Imana yo mu ijuru nta muntu turi kumwe ari jye n'abana 3. Imana niho natangiye kumenya Imana neza. Rero Imana ivuga abandi bantu batumva, humva uri kubwira wenyine. Rero icyo gihe 9 nose umwana wa 3 nibwo Imana yambwiye ngo mwana wanjye humura, uzatura mu gihugu atari ikiwanyu, nukigeramo nzakugirira neza. Amen. Ubwo hacaho indi myaka mu 2009 umugabo ahita yiyizira inaha. Nanjye metanza nje kumushaka ngo ajye kunsigaranira umwana wari nari mfite ubwo nari narabyaye wa 4 mu 2000 nari nabyaye wa 4 mu kwa 3. Hanyuma ubwo yavuye yagiye araza. Mama wari ubyaye wa 4 ariko utari kumwe n'umugabo yaragiye uwo yaragiye aragaruka. Okay. Mutambyara umwana wa 4 hanyuma uwo mwana aragwara. Amaze kugwara banyandikira ibitaro mbura uwo mbasigira yariyizinye inaha. Ageze inaha mbura uko mbigenza ndasenga ndavuga ngo Mana wavuze ngo kuri Yorodani umusare ni wewe, nanjye mu bigeragezo byanjye ni wewe. Ndakwinginze ugendane nanjye, ngiye Nyamata mu mujyi ntabwo mpazi ariko uzagendane nanjye. Rero nza mpetse uwo mwana nza gushaka papa we ngo agende ansigaranire umwana ajye mu bitaro.
ngeze inaha barimo kubaka biriya bitaro byo kuri ADEPR. Ngeze inaha ndamubona, ndamubwira ati rero nje kukureba ngo uze usigarane abana njye mu bitaro by'iwacu. Umugabo arabyanga, abyanze buri uko mbigenza nisubirirayo n'amaguru. Hanyuma ngezeyo mpita nteka imitwe ndasenga, ngira ibitekerezo ndasenga, ndangije mbwira Imana ngo Mana ngiye i Nyamata ugendane nanjye. Mpita mfata abana 2 bakuru ndabazana, umutoya musiga metse n'uwa 3 uwa 4 mutoya. Umwana mutoya wa 3 usigira papa wanjye. Hanyuma nzana abana 3, uwo 2 bacutse n'undi mpetse wa 4, umwe namusizeyo. Ndaza mvi Burundi ngera inaha. Mageze kubera Imana yavuganye nanjye, ngeze inaha mpita njya mu bitaro by'inaha bamvurira umwana ku buntu. Hanyuma duhita dutura inaha, ntabwo nasubiyeyo. Papa wabo ko yari yaranze ko kujyayo gusigarana umwana, ugeze inaha we yaraje murabana byarabyemera. Twahise tubana inaha nyine, n'abo bana bose bavutse nyuma, niwe nta wundi mugabo nashatse. N'ubu muri kumwe? Yarapfuye. Ubwo rero papa w'abana turabana inaha, igihe kiragera wa mwana baramuvura arakira, ni inkumi yavutse mu 2000, ubu nawe afite umwana. Hanyuma ubuzima burakomeza kuva mu 2000 mbana na Yesu neza. Ubundi ikintu cyantunze mu buzima ni inzayimana, kuko jyewe iyo mbabaye ndarira, nahita nshaka ahantu njya kuririra nta muntu turi kumwe. Iyo nabaga nababaye mfite ibintu byambabaje mu buzima, nagenda ahantu nkarira, habwira Imana ngo Mana byancanze, nkahava imbwiye ijambo ryiza ryo muri Bibiliya, cyangwa nkumva ijwi rimbwiye ngo mwana wanjye humura nzabana nawe. Nibyo ngibyo byantunze. Hanyuma rero hageze mu 2004 n'ubundi umutware yaramenyereye inaha, birahinduka, bihindura indi sura. Ndihangana umutware ageze inaha nyine ahita agenda ajya mu Gakungu n'abandi, aragenda. Hanyuma nanjye bigeze mu 2004, ubwo nari mfite umwana wa 6. Umwana wa 6 yari afite amenyo 2, mfite n'undi ucutse wa 5 yikurura hasi ataragenda. Hanyuma ubwo mukigera mu Rwanda wahise ubyara? Nahise mbyara n'undi mwana wa 5, unabyara n'undi wa 6. Kandi nacukiriza amezi 6. Mu mezi 6 wabaga utwite? Amezi 6 arangiye nabaga nahita ntwita nkabyara undi. Rero byarancanze birankomerera, mbonye abana bari babaye benshi, mbona n'ubukene bubaye bwinshi, noneho nta n'inzu dufite tubamwo yacu, kandi nkabona mu rugo ntabwo duhuza, ntabwo byoroshye. Ubwo nyine byarancanze. Hanyuma ngeze ku bana 6 mbwira Imana ngo Mana ndananiwe, mbabarira suzongere ko mu ndi mwana. Nsenga amasengesho avuga ngo Mana ntuzongere kuma abandi bana, urekera aba 6 barahagije. Imana birayirakaza, irangije uzikunde Imana ivuga neza. Ariko Imana ivuga neza iguha amasezerano, ariko iyo yarakaye irarakara ikavuga nk'umuntu uri gutongana. Rero Imana nijoro yarambwiye ngo niyo ituma batwita igatuma babyara.
niyo ituma batwita igatuma babyara, ivuga inshuro nyinshi numva iri gukubita umutima nk'umuntu ukubita kuri mikoro bigasohokera mu ntoza mu mabafure. Umutima wanjye numva urazamutse ugeze hano mu ijosi, numva ngiye gupfa. Ndangije mbwira Imana ngo Mana mbabarira bibe uko ushaka ntibibe uko nshaka, mbabarira bibe uko ushaka ntibibe uko nshaka, jyewe ndi umunyantege nke ariko wowe uri Imana ifite imbaraga. Ndayibwira ngo mbabarira umpe abana bose ushaka nzababyare nawe ubarere. Niko twagiranye amasezerano. Ijwi riraceceka, ricecetse ariko kubera nasakurije Imana, hari umuririmbyi avuga ngo ibyo ushaka nibibe imigambi yawe isohore, icyo nzi cyo ni kimwe, ibyo ungambiriyeho ni byiza. Imana rero ikora ibyo ishaka, ntabwo wayibaza ngo wankoreye ibiki, waba uri umukire waba uri umukene, ibyo Imana ishaka kuri wowe nibyo ikora, kuko ntabwo umubumbyi aburanya uwamubumbye ngo wambumbye ute. Uko yakubumbye ni uko, nta kindi wakongeraho. Kandi uko Imana ishaka kugenda niko uko wowe ushaka siko Imana ishaka. Wowe ushobora kwishakira ibintu bihwanye n'irari ryawe, ariko Imana nayo hari ibindi ishaka kugukorera utazi. Rero Imana imbwiye ngo niyo ituma batwita igatuma babyara, narihanye maze kwihana, wa wundi mwana ntaragenda n'undi ucutse ntaragenda, ubwo mba ndatwite undi mwana. Imana yambwiye ngo nzamwite niyo gisubizo. Karindwi. Hanyuma rero uwo mwana nagiye kwipimisha kwa muganga, narasamye ntwite inda nkuru. Ubwo hari mu 2005 mu kwezi kwa 4 nibwo nagiye kwa muganga kwa Dede hano ku kigo nderabuzima. Ngezeyo rero kuri niyo gisubizo nsanga harimo n'ikindi kigeragezo narumiwe. Ubwo ikigeragezo nasanze mfite ntabwo nari nkiteguye, ariko Imana yari yaranteguje nubwo ntabashije kubimenya neza. Yari yampaye ijambo riri mu Barome 8:31 rivuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu mubisha wacu ninde, ngo ubwo itimanye umwana wayo izabute kumuduhana n'ibindi byose. Kurivuga mu kanwa ntabwo byoroshye, ariko turahasoma. Ubwo Imana yari iri kunteguza ibigeragezo, ubwo ngubwo nahuye n'ibigeragezo byo kwambara ubusa, inzara nzukwibaho, ibigeragezo byose nta kintu nari nshigaje uretse ikigeragezo cy'uburwayi cyonyine. Ubwo nagiye kwa Dede nsanga ngo mbana n'ubwanduda, bamfashe amaraso nk'uko bayafata abandi, hanyuma tugenda nyine aho abandi bari dutegereza ibisubizo. Bampaye igisubizo barambira ngo mufite ubwandu bw'agakoko gatera sida. Umuganga yabanje kumbaza ngo none se Deni ngo usanze wanduye ngo wabifata mwote. Ndamubwira ngo nakwihangana. Ubwo nyine ndagenda ntegereza igisubizo bakimaye sanga ngo mfite ubwandu. Ubwo nyine narazengereye ariko ndihangana kubera ndi umukirisitu. Ubwo naratashye bampa igipapuro ngo nzajyana kwa muganga bakankurikirana. Ubwo nari kukijyana kuri ADPR kugira ngo bafate amaraso yanjye bareba abasirikare mfite. Ubwo narakijyanye ndakibika, ndavuga ngo Mana ninshake nzapfe nta muntu umenya ibyo nkwaye, ntabyo nzavuga, nzabibika, ninshake nzapfe ntihagire umuntu umenya ibintu nahuye nabyo. Ndakibika. N'umugabo uramwihorera? Mwihorera. Ntiwamubwira ikibazo wasanze ufite? Yego. Ndakibika. Hageze igihe tujya guterana kuri ADPR ruguru iriya, ari hafi y'ibitaro bya ADPR. Bigisha kuri ba Saduraka na ba Meshaki ukuntu bihanganye mu itanura ry'umuriro,
bigisha kuri Daniyeli ukuntu yagiye mu rwobo rw'intare yihanganye, bahuye n'ibintu bikomeye, numva ibyanjye biroroshye. ndamvuga nti rero Mana umbabarire ibyaha byose mfite, uriya mugabo ejo nzabimubwira. Bukeye ku wa mbere mvuye gusenga ku cyumweru mbyuka kare ndamubwira ati nagiye kwa muganga bamfata amaraso bambwira ngo mbana n'ubwandu kuko inda yari ikuze n'igihe cyo kubyara cyari kinageze. Bampa ikinini kigabanya ubukana kugira ngo umwana avuke atanduye. Mfata icyo kinini n'ubwo n'igipapuro bampaye cyo kujyana kwa muganga ndabimuhereza, ndamubwira nti reba ibintu bampaye, iki ni kinini zanywa kugira ngo umwana avuke atanduye. ubwo mwana yari wa kangahe? Wa karindwi. Hanyuma akibonye ahita afatwa n'ubwoba, ntabwo yongeye kuva mu nzu. ubwo naragiye nshaka umushumba wo kuri ADEPR mubwira ibyo nahuye nabyo, ampa amafaranga ndamuha, arangije ajya kwipimisha nawe asanga yaranduye. ubwo ndiyakira ndavuga ngo Mana nimpfa nta kibazo uzanderera abana. Rero Imana ndayishimira ko yabanye nanjye mu makuba nahuye nayo yose. Ni byinshi, hari ibyo navuga natanga ubuhamya nkabuha umuntu twicaranye, hari ibyo umuntu avuga n'ibindi yaceceka. Hanyuma ndashimira Imana yabanye nanjye muri ubwo burwayi. Umwana yavutse ari muzima? Yavutse ari muzima, ntabwo yanduye, ni mukuru. Hanyuma Imana yabanye nanjye, naragwaye maze kubyara, ndagwara ndananuka nsigarana ibiro 30, imisatsi iracurama, umuntu wese ambonye akavuza induru. Iminsi yanjye babonaga iri ku ntoki, nanjye nasengera kwezwa ngo nitahire, havuga ngo Mana abana banjye uzabarera ntahari, niba iyi ndwara ari igare nyeze unyure nigendere. Imana ntiyabyemeye, ibana nanjye ndwaye. ubwo maze kujya kwa muganga kuri ADEPR bamfashe amaraso, abajyanama bangiriye inama yo kujya mu mashyirahamwe nyajyamwo, bakampa sosoma, bakampa na patijoni n'ibintu byitwa buruguri nabifasheho, n'amavuta. Nari mu mashyirahamwe 6. N'ikayenzi ku rusengero naho hari kompasiyo nari mfitemo umwana, naho baduhaga inkunga. ubwo rero nabwiye Imana ngo Mana, nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yazuye Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. Ndizera ndavuga ngo Mana, wazuye Lazaro amaze iminsi 4, Lazaro yaraboze, njye ntago ndabona, njye naboreye imwe imbere, nta muntu ubireba, ni wowe wenyine ubizi nanjye. None uzankiza iyi sida, nta kinini ndanywa, nuyinkiza nzajya no mu muhanda mbivuge, nta maturo mfite menshi, nzajya ntura mu giseke, ariko nzajya mbivuga mu muhanda ahantu hose. Nzajya mbibwira n'umuntu umwe ko wankijije sida. Ndizera nkajya senga ngwaye, bahagurutse abagwayi. Nagiye mu rusengero, najyaga mu rusengero aho twateranira, ntabonye umudiyakoni wafata akaboko angeze mu rusengero. Fondasiyo yari ihari, ntabwo nabasha kuyizamuka, baramfataga bakanzamura fondasiyo. Nabona nta muntu uhari, umudiyakoni uri ku muryango nkakambakamba, kandi mpetse n'umwana. Rero Imana yabanye nanjye, byarageze igihe birakomera, ndwara mu nda hakanja, nkajya nywa amazi agahita amanuka hasi. Narangiza kuyanywa agahita amanuka yose, n'ibyo ndiye byose bikamanuka. Ndarakara mbwira Imana ngo Mana, niba nta mbaraga ufite ngo nkize iyi ndwara, ndavuga ngo uzi neza ko ndi umukirisitu, nta byaha nakoze kugira ngo iyi ndwara nyiboneho.
none rero njyewe nkize iyi ndwara ni umugabo wayizanye kandi niyo yongeye kuvuga ngo usubire mu rugo. iyi ndwara ntayo nagiye gushaka kugira ngo bwira Imana ngo Mana uzi ko nambaye ubusa sinakora ibyaha ngo niyambike, uzi ko abana banjye basonza sinjye gukora ibyaha ngo mbashakire ibyo kurya, mbabarira iyi ndwara uyinkize njyewe nonyize iyi ndwara nta binini nyweye, nzajya mbivuga ahantu hose ko ufite imbaraga. rero ndashimira Imana yumva gusenga. icyo gihe nari narwaye diyare nanse kujya kwa muganga, nigeze njyayo kwa muganga, umuganga yari yaramenyereye kubera guhora njya kwivuza narwaye diyare, ambwira nabi, arambwira ngo Deni ngo buri munsi ngo uhora uza kudutesha umutwe, noneho ndwaye diyare ndavuga ngo Mana uhereye none ya fondasiyo yo kwa Dede ntabwo nyisubiraho, ngiye kugwa mu nzu yawe, ngiye gusenga ndikuruhura ngera mu rusengero. hari amasengesho y'igaburo, mwarimu wacu yari Gakwavu muri gare aho twateraniraga. ubwo ngubwo ndagenda nubikinda mu rusengero ku mukeka ndaryama, mbwira Imana ngo nutankiza diyare ntabwo ntaha, nutankiza sintaha, ntabwo njya kugwarira muri bariya bana bareba ibyo nabaye, bamenya ibintu ukomeze kandi aranabihoreye ntibazi ikibazo ufite, ntabwo babizi kandi harimo abakuru bamaze gukura. ndagenda ndaryama niyorotsa mu rusengero, ndirira mu mutima, mbwira Imana ngo nutankiza ntabwo ndi buve hano, kuko nari mfite ikibazo gikomeye, kunywa amazi agahita amanuka. mu 2000 ngwaje uwo mwana kwa Dede nabonye abantu bagwaye babana n'ubwandu, apfa asaba, amaso yarabaye umweru, agapfa asaba ngo nibamuhe ibyanwa, kandi nabasha no kwegura umutwe. mbwira Imana ngo ba bantu nabonye barabahaye akato, nanjye niko nzapfa. ndavuga ngo Mana babarira, niba ubona ko iyi ndwara ari igare unyeze unyure, cyangwa se niba ubona atari igare unkize ibintu n'ibibiri nshaka, bibiri byonyine, shaka kunkiza cyangwa ukankiza nkataha, abana uzabarera ntahari n'abawe. ndashimira Imana rero, uwo munsi nsenga Imana ngo inkize iyo diyare, ntabwo nayitahanye, sinzi ahantu yagiye. Imana yankijije diyare, nta n'indi nongeye kurwara. ubwo igihe kiragera, ubwo umwaka wararangiye, bigeze 2006 mu kwezi kwa gatandatu, Imana izana umugabo yitwa Semajeri wo mu Ruhengeri, akiri n'umukene, aza guteranira iwacu ku rusengero iwacu, haba igiterane ari mu kwa gatandatu. ubwo Semajeri yaje, mvuye mu bitaro nakuyemo indi kurikira uwo mwana niyo gisubizo, kubera umuriro, kubera iyo ndwara nari mfite. nari mvuye mu bitaro itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu, nari nakuyemo inda. hanyuma nyine nawe urazi umuntu wakuyemo inda ibibazo aba yahuye nabyo. ndavuga ngo Mana na turaso tubi twashizemo, kubu ndahita mpfa noneho. je niteguye gupfa, Imana iba yanteguriye gukira. izana uwo mugabo Semajeri asengera abagwayi, nanjye ndahaguruka mu bagwayi benshi, hakiramwo 3, nanjye mbu wa 4. 2006 mu kwa gatandatu kirasida nyirasida. Imana uko sida nayibonyeho inzaho, ni nako yiteye amababi iragenda. ahantu yagiye ntuhambaze. ubundi jyewe nakoze imirimo 2, nari umucuruzi w'inkwi, hanyuma inkwi zimaze kubura nkajya mpinga. Imana ikampa imirima yo guhinga kugira nshake iby'abana bajya. nabwiye Imana ngo Mana nunkiza sida, ninshake nzajye mpinga igitondo n'ikigoroba ndi muzima, uzaba ugize neza. rero ndashimira Imana, Imana yanyigije sida, nta binini nanyweye. iyo kwa muganga baguhaye ibinini, barakubwira ngo ushobora kujya kwipimisha ugasanga
ngo sida yagiye mu mitsi mwo imbere bagufata amaraso ntibayibone iyo binywa neza ntayibona ntigaragara. ndavuga ngo mana nintangira kunywa imiti bazavuga ko yihishe ntibabyemera, njyewe uzankize nta n'imiti yabona nyweye, ntayo nari ndanywa, nari mfite abasirikare 400 n'ibiro 30, imisatsi yaracuramye, iminsi yanjye bayibarira ku ntoki. Ariko ndashimira Yesu yabanye nanjye, Imana yarangiriye neza cyane. Kuri natwe Imana tuyihaye icyubahiro. Imana ifite imbaraga nyinshi, nayibwiye ngo wazuye Lazaro nanjye uzankize, nta maturo mfite nzajya ntura, ariko nzajya ngushimisha akanwa kanjye, njye mvuga kuri Imana wangiriye neza. Yose Denis, aho Pasteur Semajeri niwe wari waje kubabwiriza muri icyo giterane. Icyo gihe avuga abakize, nawe yarakuvuza kuvuga izina cyangwa wo byiyumvishe? Ntabwo yambuze izina, yasengeye abagwayi muri rusange. Jewe mpagurukana icyifuzo cyanjye. Hanyuma kubera n'umuhanuzi nyine yarasengeye abagwayi, arangije gusenga, arangije aravuga ati hano mu iteraniro harimo abantu 3 bakize. Abo ngabo arababwira ibyo bari bagwaye. Umwe aramubwira ati wewe barakuzinze, umaze gupanga ubukwe inshuro 3 burapfa, none barakuzinze, ngo Imana irakuzinguye. Undi aramubwira w'umumama ngo bakurogeye mu mutobe, Imana iragukijije. Undi wa 3 yari umudamu mugufi w'igikara, yari yarapfuye amatwi yari yarapfuye ntabwo yumvaga. Uwo nguwo nawe aramubwira ngo Imana yagukijije amatwi. Abo ngaba barangije aravuga ati wowe ufite indwara itandukanye n'iz'abandi, kandi indwara ufite ntabwo abantu bizera ko Imana ikiza, ngo wowe uzagende wipimishe urebe. Niko yambwiye, uzajye kwa muganga wipimishe urebe. Bitanumva n'igihe wabibwiye, bitanumva sinzi ibintu bimbayeho, hari ibintu biryoshye numvise mu buzima, kuzura umwuka wera. Iyo ugiye kuzura umwuka wera nkuvuge mu ndimi, hari ibintu bikuvaho, wumva umunezero, hari ibintu bikuvaho, hari utuntu tubanze kukuvaho, tukagenda dutakara, tugenda wumva tugatakara tukaguvaho, noneho ukumva hari ibindi bikwinjiyemo. Rero jye numvise hari ibintu bimvuyeho, ni nk'umuntu wakwambika urukoti rw'umukara ruremereye, numva rumvuyeho, numvise rumvuyeho, numva hari ibindi bintu bingiyemo. Ubwo sida rero aho yasigaye aho ngaho muri gare ku rusengero, guhera 2006 mu kwa 6, sida naho yasigaye, ntumbaza ahantu Imana yayishyize n'ibiyireba, icyo nzi cyo nuko Imana yanyigije. Pasteur Semajeri yarabimenye, waje kumushaka, wamushimiye Imana, warabimubwiye, ubarabizi ko arabizi. Imana imumugisha, yaranumiye ngo nzajye n'iwabo mbivuge. Nahaga aracungire itorero, asengera muri ADPR, aracyayoboye Musanze. Urumva Imana inkiza sida, inkuraho umushimira Imana ko yantabaye. Haleluya. Rero icyubahiro ni icy'Imana. Ubwo rero maze gukira iyo sida, urumva ko nari mvuye mu bitaro, nageze naratashye mu kwezi kwa 7, ariko ngwaye meze nabi. Nahuye n'abajyanama kajya bambwira Denis, wakwifungishije, reba ubwana ufite ni bwinshi kandi uragwaye, uzagende wifungisha ureke kubyarira mu bwandu. Ndaceceka, ndababwira ngo ku mutima ngo Imana ko yanize se inziza nuko ndi gusenga nabi, ubu ngubu se ngiyeyo nkahita mpfa nkabura ubugingo. Ndihangana ndabyihorera. Hanyuma Imana ibonye wa mwana niyo gisubizo afite utwinyo 2, Imana izana undi w'umukobwa, irambwira ngo nzamwita Irembo ry'Umugisha. Twarebana nk'uko turebana. Umwana yarazaga
yazaga nk'uko turebana nko muri filime. Imana yazanaga umwana ikamushyira imbere yanjye kandi icyo gihe akaba araje. Rero uwo mwana Irembo ry'Umugisha ni nawo wa nyuma. Mama utararenga urwaye sida, ni umugabo uyizanye, urakize. Umaje gukira ubyaye undi mwana, wongeye kwemera kubana na wa mugabo, ni izihe mbaraga ki zagushoboje kongera kubana na wa mugabo waracyarwaye kandi wowe wakize, cyangwa umwabyaranye utaramenya ko wakize? Njyewe kubera gusenga ni intwari ikomeye. Njyewe muri ibyo byose nahuye nabyo ntabwo nigeze nigwanirira. Hari ibintu abantu bagwanisha kugira ngo birinde. Njyewe nabonaga ibyo bintu ntanabikoraho, nahita mpfa nkahita mbura ubugingo nkarimbuka. Narihanganye ndaceceka ndavuga ngo Mana icyo nshaka ni kujya mu ijuru. Ubwo umugabo nasenze Imana uko nisengera niko namusengera nkavuga ngo Mana uyu mugabo ni umunkiza, nawe uzamukiza atazanyanduza. Imana yanyirije muri gare, nawe mukiriza mu kabari aho yibereye. N'umugabo yarakize? Yarakize. Twabyaye umwana yitwa Irembo ry'Umugisha. Umwana njyewe ndi negatifu nawe ari negatifu, kuko twagiye kwipimisha ku mwana yitwa Irembo ry'Umugisha. Umugabo ari negatifu nanjye ndi negatifu. Imana rero ifite imbaraga igasubiza n'ibyifuzo by'umuntu yasenze, kuko njyewe naramwizereye. Ndavuga ngo Mana sinzo, kuko Imana yambujije kwahukana. Nese ubwo nari kujya he none? Aho nari kujya hose Imana yari kunkurayo kugira ngo ngwane intambara neza. Ubwo nyene nagwanye intambara neza, ndihangana. Imana ibonye nihanganye byose irabikora. Ubwo umugabo twabyaranye uwo mwana yitwa Irembo ry'Umugisha, Imana iramubwira ngo yihane, ngo tuzajye dutanga ubuhamya. Yego. Hanyuma ibintu byitwa inzoga biramurushya ntiyihana. Ubwo umwana yavutse 2007 mu kwezi kwa 7, wewe 2008 mu kwa 10 yahise acaho ahita apfa. Rero Imana nuko yabigenje, ibyo yakoze n'ibyo ngibyo. Ndashimira Imana kuva 2007 yapfuye umwana amaze umwaka umwe, none umwana mu kwa 7 azaba yujuje imyaka 17. Ni inkumi. Imana yabanye nanjye ndera abo bana bose. Umwana mukuru yapfuye, umwana mukuru amaze imyaka 14. Rero Imana yandereye abana kubera amasengesho. Narasenze ndavuga ngo Mana nijye nawe. Yesu twabanye neza muri izo ntambara zose, nta kibazo nigeze mugirana. Imana iranyambika ikangaburira, ntabwo nyiharika abandi bagabo. Yesu ni mwiza, ni intwari mu ntambara, nta kintu namushinja. Kandi ndashimira Imana mu buzima bwanjye. Imana yampaye amasezerano ariko sinizera. Kwizera byari byaranpfunye, byarangoye, byarancanze. Buriya ibintu by'Imana byizera ubibonye. Ariko Imana ikimara kwemera ko ngwara ubwo bugwayi, yanyigishije kwihana. Nihana ibintu byo kutizera. Ndayizera yonyine, irangije nayo inkorera ibitangaza. Urumva iyo ntambara ntabwo nari kuyishobora. Yesu niwe wangwaniriye. Ubwo kwizera guke narakuretse, ndavuga ngo Mana abana banjye uzanabarera ntahari. Hajya msenga ngo Mana ngo iki nicyo gihe ngo ntahe. Imana ikajya inyereka afashe Bibiliya, nagiye mu ivugabutumwa ndi kubwira abantu ngo Imana ngo yigisha abantu gusenga. Ngo hari igisiga cyitwa ikizu, ngo kibyarira abana ku musozi, ngo abana bamara kumera utubaba kikabajyana mu kirere kubacukirizayo. Akagurutse ubwo kacutse, akatarakomera kakagwa hasi, kajya kugwa kigazanza amababa kikagaheka kikakaramira. Ngo ni nayo mpamvu Imana irekuriraho umuntu ikigeragezo ngo kugira yige gusenga, ngo avuge ngo Mana ntabara, Mana ntabara.
rero nanjye natewe n'ibigeragezo kugira ngo nige gusenga. Ubundi umuntu w'umugabo mu gusenga nta kigeragezo cyiza na kimwe ngo kinkure umutima. Ikigeragezo kikura umutima abantu ni uburwayi, ni urupfu, ariko n'ubu ngubu urupfu Yesu yarugize irembo. Jyewe gupfa ntabwo mbitinya, ahubwo ikintu ntinya no kurimbuka. Rero ndashimira Imana yabanye nanjye. Ubu ngubu Yesu tubanye neza, nari umukene ncuruza udukwi, inkwi ndazireka, niga guhinga. Imana impa imirima yo guhinga, nkahinga nkagaburira abana banjye barakuze. Imana nta kintu nayishinja, tubanye neza. Rero hari ijambo ry'Imana riri mu Baroma, umuntu ufite taci namfashe. Abaroma 18 Bibiliya munsomere muri Abaroma 18:31. Yego, reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Abaroma 18:31 aravuze ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana, kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu, kandi ariwe wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa n'ibyago, cyangwa ni ukurengana, cyangwa n'inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa n'inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira, bakuduhora, twahwanijwe n'intama zimbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushirizwaho kunesha, amen, n'uwadukunze. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu, cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaba, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu, ruri muri Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Rero iri jambo Imana yarimpaye integuza kugira izi ko nzahura n'ibigeragezo byinshi. Rero ndashimira Imana yanteguje ikampa ijambo ryayo kugira ngo nzihanganire ibintu byose nzahura nabyo. Kwambara ubusa narabwambaye, gusonza narashonje, gutotezwa nabyo byangezeho, ariko muri byose Imana yabanye nanjye, ndayishimiye. Rero icyubahiro ni icy'Imana, nta wundi, nta yindi Mana iriho twagiha. Iyi Mana tuvugisha umunwa tutayireba, ntabwo abantu bayirebesha amaso y'umubiri, Imana bayirebesha amaso y'umwuka. Njye rero Imana narayibonye, nyibona mu mirimo yayo, nyibona imbwira ijambo ryiza rimpumuriza. Rero Imana ishimwe, twabanye neza. Imana yarakoze. Nta kintu nayishinja. Abana barakuze, ni abasore n'inkumi. Nabyaye abana 2 b'abakobwa n'abahungu 6. Amen. Maze kugira n'abuzukuru 4. Wow. Rero Imana kera najyaga niganyira nkavuga ngo Mana ntabwo nzabaho, numva sinzabaho kubera ubukene. Hari igihe Satani azana ubukene akagukira mu bwonko, akakwibagiza ko Imana ishobora byose, ko ari yizakubeshaho. Rero nayo naragwaye mu mutwe, mu bwonko bwanjye Satani yari yarashyizemo ibitekerezo bivuga ngo ntuzabaho, nta sambu ugira, nta nzu ugira, nta buzima.
nkumva jyewe nzapfa n'abana banjye bazapfa, ariko ndashimira Imana ivuga ijambo ikarikurikirana. Ibintu Imana yambwiye 9/3 mbyaye mfite abana 3, Imana byose yarabikoze. Mu bintu Imana yambwiye ikintu itarakora ni ukumpa inzu yo kubamo, ariko nubwo tutarabona inzu yacu ariko turakodesha tukiyishyurira nta kibazo, ntabwo tugikenye cyane ku buryo twabura amafaranga yo kwishyura inzu. Rero Imana ishimwe niyo ifite ikintu ikora ikagikomeza. Dusome no muri Yesaya ibice 29 umurongo wa 13 fasha. Okay, Yesaya 29 umurongo wa 13 arava umwami aravuga ati, kuko aba bantu banyegera bakanyubahisha akanwa kabo n'iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayishyira kure, no kubaha banyubaha akaba no kuba bakanyubaha akaba ari itegeko ry'abantu bigishijwe. Nuko rero ngiye gukora umurimo utangaza muri ubu bwoko. Ni umurimo utangaje rwose kandi ni urujijo. Ubwenge bw'abanyabwenge babo buzarimbuka, n'ubuhanga bw'abahanga babo buzahishwa. Bazabona ishyano abashakira ikuzimu, abo guhisha Uwiteka inama zabo. Imirimo yabo ikaba mu mwijima, bakibwira bati, ninde utureba? Kandi bati, utuzi ninde? Ariko mufudika ibintu rwose. Mbese umubumbyi mwamuhanwa umubumbyi mwamuhanya n'ibumba, bigatuma ikindi kihakana uwakibumbye ko atari we wakibumbye, cyangwa se icyaremwe cyakwihakana uwakiremye ko atari ubwenge, katazi ubwenge. Hasigaye ndekeraho. Okay. Nsoma ku 30. Kuri 30. Igice cya 30 umurongo wa kangahe? Abana b'abagome bazabona ishyano, niko Uwiteka avuga. Bagisha abandi inama batari nge, bakifatanya n'abandi baretse umwuka wanjye, kugira ngo bongere icyaha ku kindi. Mumeze? Abahagurukira kujya muri Egiputa batangishije inama kugira ngo bisunge imbaraga za Farawo, bakiringira igicucucucu cya Egiputa. Nuko izo mbaraga za Farawo zizabakoza isoni, no kwiringira igicucucucu cya Egiputa kuzababera ikimwaro. Kuko abatware babo bari Isowani, n'intumwa zabo zikaba zigeze i Haneshi, bose bazakorwa n'isoni, kuko bazasanga ari abantu batabasha kubagirira umumaro, ntibabarengere, kandi nta kamaro, ahubwo ari bo kubakoza isoni no kubatukisha. Amen. Haleluya. Rero ndashimira Imana yo mu ijuru yabanye nanjye imbere umujyanama. Buriya Imana nabonye mu buzima bwayo ikintu ikunda abantu bayubaha kandi bakayigisha inama. Rero Imana nuyigisha inama izakugira inama, kandi nuyiyoboza inzira ntabwo uzayoba, kuko urugendo rujya mu ijuru ntabwo rworoshye. Kujya mu ijuru biragoye, ariko ni ukwihangana mu rugendo, ukagenda usenga uyoboza Imana inzira. Rero ndashimira Imana yabanye nanjye muri ayo makuba yose n'ibyo byago. Imana nta kintu nayishinja. Hari ijambo rijya rimfasha riri muri Zaburi ibice 84 umurongo wa 2, havuga ngo Uwiteka Nyiringabo, ngo amahema yawe ni ay'igikundiro, kandi umutima wanjye urifuza ibikari byawe, ngo biwutera kugwa isari. Umutima wanjye n'umubiri wanjye
bivugiriza Imana ihoraho impundu. Igishwi cyiboneye inzu, intashya yibonera icyari, gahishyira ibyana byayo ni ku bicaniro bya Uwiteka Nyiringabo. Ngo mwami wanjye Imana yanjye, ngo hahigwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Banka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo ikacyambika imigisha. Bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo akaboneka mu maso y'Imana i Siyoni iyo badapfa. Amen. Ndashimira Imana rero, nta kintu Imana nayishinja. Inzira zose nanyuzemo Yesu twaragendanye, yambereye inshuti nziza. Mu makuba n'ibyago nahuye nabyo ntabwo yigeze andeka. Rero Imana ishimwe, kandi Imana yagiye impumuriza ikampa ijambo rimfasha rinkomeza. Ijambo ryo muri Bibiliya Imana yajyaga impa ahantu nsoma nkahita nsanga harimo ubuhanuzi bwanjye. Rero Imana ishimwe, nyihereje icyubahiro yarakoze. Turekera aho ngaho. Mama urakoze. Ariko tugana ku musozo, turi gusoza, wanyuze mu nzira ikomeye cyane. Turashima Imana ko yabashije kugukiza iyo ndwara. Ariko muva mu Burundi, inshuro zose wajyaga mu rugo. Ese ababyeyi bo mu Burundi bo baba bakiriho, wenda bazi amateka yawe? Abo mu Burundi wasize mu wundi biti? Nagiyeyo nshima Imana. Ababyeyi banjye mama yarapfuye, ariko papa wanjye ari inaha. Ubwo nahuye n'ibigeragezo nawe arabizi. Na basaza banjye barahari. Urakoze. Barabizi bose. Ni irihe jambo dusoza, ni irihe jambo ushobora kubwira ku muntu uri mu buzima bugoye? Kabiri, ku muntu ufite indwara yumva ko idakira, niki ubuhe butumwa wabasha gutanga ku badukurikiye? Ubutumwa nabasha gutanga ku badukurikiye ni ukwizera Imana yaremye ijuru n'isi, bakayigirira icyizere. Baba ari abakene mu rugendo, muri iyi si umuntu agenda ahura n'ubukene akiganyira, ariko umuririmbyi yavuze ngo ntukiganyire, ngo sinkwiye kwiganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe. Ujye wibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana. Rero Imana yacu izi byose uko bingana, byaba ibigeragezo by'uburwayi, byaba ibigeragezo bisanzwe byo mu rugo, cyangwa se ari izindi ntambara zisanzwe ku ruhande, kwaba ari ugutotezwa n'abantu, cyangwa ari ibintu bikurenganya. Hari ibintu birenganya abantu byinshi, ni intambara zitandukanye nyinshi mu buzima bw'umuntu. Ariko muri ibyo byose iri jambo ryo mu Baroma niryo nasorezaho, rivuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu nawe. Rero Imana iri mu ruhande rwawe, ibintu byose urabitambuka, kuko umuririmbyi yavuze ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndaha amahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndaha amahoro. Rero iyo Imana igukunda nawe ukayikunda, ukayemerera, hagati yawe n'Imana ntihabemo igikuta cyitwa ibyaha. Rero urupfu rurakorohera, gupfa birakorohera, no kubaho bikoroha. Imitwaro y'ubukene, imitwaro y'indwara, byose kuko ari Yesu uba ubikwikorereye. Ntabwo bikuremerera kuko hari umuntu uba ubikwikorereye. Kandi gutinya urupfu, Yesu urupfu yarugize irembo. Abantu bagwaye ntibahumure, Yesu urupfu yararunesheje. Nta kibazo rwose, iyo upfuye ufite Yesu ujya mu ijuru, umubabaro w'umubiri ugashira. Kandi ikindi, iyo atari igihe cyo gupfa kwawe, nta kigerageza Imana itashobora. Ibigeragezo byose Imana ibiri hejuru, irabishoboye. Guhumbya no guhumura, Imana ishobora kugukiza, itagukiza ikakweza, ikagucyura ukajya mu ijuru. Rero abantu badukurikiye ntibahumure, Yesu yaranesheje, nta kibazo rwose. Iyo uri umukirisitu biroroshye kujya mu ijuru. Yesu urupfu yarugize irembo ryo kujya mu ijuru. Gupfa na urupfu Yesu yarumazemo amaboko.
rero iyo ubona urwaye ukabaza Imana ngo mbese iki ni cyo gihe cyo gutaha ngo ntahe cyangwa ni ikigeragezo gisanzwe, ubaza Imana niba ari ikigeragezo gisanzwe Imana izagukiza cyangwa ari igare ryo gutaha. Ikigeragezo cy'uburwayi rikaba ari igare, Imana igenda ikugira inama ikakwereka uzakira, cyangwa se ikakweza ikagucyura. Ibintu ni bibiri. Rero nta kibazo rwose, Yesu ni umugabo mwiza iyo mubanye neza, kugira inama atari abantu babikubwiye. Ikintu nkunda mu buzima nibariza Imana amakuru jyewe. Nta muntu wigeze umpanurira icyo gihe cyose ndwaye. Umuhanuzi twagendanye ni ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Nizeye ibyo muri Bibiliya, ubuhanuzi Imana yagiye impa bwose. Nta muntu wigeze umpanurira, narayibwiye ngo Mana uzajya umbwira ibyanjye, niba ari ibyaha Imana ikabimbwira, niba ari ibigeragezo ikabicisha aho mu ngaho habibona mu nzozi. Imana yacu ni nziza, Imana ishimwe. Rero abantu nabagira inama yo gusanga Yesu bakamwisunga, akazabarengera kugeza ku gupfa. No mu buzima busanzwe Yesu ni mwiza. Urasenga Imana ikagenda igutabara, ikakugirira neza, ukabaho neza, Imana ikakurengera. Imana ishimwe. Nta bindi narenzaho, ibyo mfite ni ibyo ngibyo. Gusa abantu bagwaye nababwira ngo bihangane bakomere. Yesu ni intwari kandi ni inshuti yabo. Yesu ni inshuti y'umuntu uwo ari we wese, kuko ntarobanura ku butoni. Imana ishimwe. Bajye bamwiyambaza azabatabara, ngo abagirire neza bakize ngo Yesu azabatabara, azabana nabo mu makuba no mu byago. Ikintu nagira inama abantu bafite ingo, nabo bakwisunga Yesu bakamukoreza ingo zabo n'abana babo, kuko kubyara ni ibintu bitoroshye no kurera ni ibindi, ariko Yesu arahari. Amen. Arahari akabana n'abantu be bose. 2019 Imana yarambwiye nijoro ndyamye, irampamagara mu izina, irambwira ngo batamuriza Denise, nanjye nditaba. Irambwira ngo impamvu itampaye urugo rwiza cyangwa se ngime ibintu nk'uko abandi babifite, ibintu ni ukuba umutunzi. Ndayibwira ngo ntago mbizi. Irambwira ngo impamvu nakubakira urugo rwiza singuhe n'ibintu, ngo ni ukugira ngo uzanyubakire ingo z'iki gihe. Ubwo nahise nibaza ibyo bintu Imana imbwiye, numva birancanze. Hanyuma bincanze, Imana ihita inyereka urugo rurimo gusenyuka. Kumbona yari umuntu w'umusaza n'umukecuru, ni abantu bafite n'abuzukuru. Imana inyereka ngo urugo rwabo rwasenyutse, irambwira ngo genda ujye kurwubaka. Inyereka urwo rugo na ba nyirago. Wari usanzwe ubazi? Uyu Imana yahise ihangirika nk'uko turebana. Hanyuma rero ubwo yabimbwiye ari ku wa gatanu nijoro, siba ku wa gatandatu, no ku cyumweru nyuma ya saa sita mpita njyayo, nsanga uko Imana yambwiye niko bimeze. Ubwo rero impamvu ibyo byose byambayeho ni ukugira ngo nzajye nkomeza abantu, bakomeresha ijambo ry'Imana n'ubuhamya. Rero Imana ishimwe, kuko iri mu ruhande rwacu nta mubisha. Ubu umurimo wawe ni uw'uvugabutumwa. Imana ishimwe kandi gukomeza. Imana nyine yampaye ivugabutumwa mu nzozi ndwaye, inyereka mfite Bibiliya mpagaze kuri aritari ndi kubwiriza kandi nkirwaye. Urumva ko uburwayi bwanjye bwari bufite impamvu, kwari kugira ngo Imana izankorere ibikomeye, nzavemo umuntu w'umuvugabutumwa. Njye nta nubwo nize mu ishuri, nta n'ifomo z'abanyeshuri nigeze nambara, ntabwo bashyize mu ishuri, nisanze ntarize.
ariko ndashimira Imana kuko nzi gusoma Bibiliya nubwo ubu ngubu nahumye ariko ubundi nararyama nijoro Imana ikambwira ngo byuka usome Bibiliya, ikambwira igice n'umurongo nkabyuka nkicara nkasoma. niyo mpamvu ubona ukabimenya ugasoma ijambo igice kikarangira. None se wamenya igice n'umurongo udasoma? ubu si ibi bintu byose nabuze mu kanwa wabivuga utarabisoma. Imana ni nziza. Narabize ndasoma Bibiliya uko gusa amaso amaze guhuma, amaze kugira n'imyaka mikuru naraye nyibara sanga amaze kugira imyaka 54. Denise wakoze cyane kubana natwe. Imana iguhe umugisha kandi ujye ukomeza usangize benshi ubwo buhamya bwawe ndetse n'ubutumwa. Hari benshi bishobora kugirira umumaro nabo bakabona izo mbaraga zo gusenga. Ntabwo ari buri wese uba uri mu kigeragezo cyangwa ufite uburwayi wageze muri ubwo burwayi noneho kuri iyo etape wumva ikanganye nk'aho ari iya nyuma ngo abashe no kuzamura ijwi ngo asenge isengesho ritambuke. Jya ukomeza usabira abarwayi. Twarangiza dusenga. Dusabira umugisha rero dusoze. Mwami wacu Yesu, nciye bugufi imbere yawe, izina ryawe nirishyirwe hejuru kuko uri umwami, uri intwari mu ntambara, narakubonye ndi umugabo wo kuguhamya. Mwami, nsabiye abantu bagwaye mu izina rya Yesu rifite ubutware. Uri Imana yazuye Lazaro, twarabisomye turabyizera, natwe dukorera nk'ibyo wakoreye Lazaro. Mwami Yesu warakoze. Cyubahiro ni icyawe rero, ujye mu bitaro aho abantu bari bagwaye, ujye mu rugo aho abantu bagwariye, mu izina rya Yesu buri murwayi wese umusure, umuhe gukomera kandi umuhe kwihangana gutegereze kuko uri inshuti nziza. Buri muntu wese ufite ikigeragezo, ndazi ko mu isi dufashe igihe mu ntambara. Buri muntu wese ufite ibigeragezo, Mana umuramburire ukuboko kwawe, uhaze kwifuza kwe kandi umukomeze muri uru rugendo. Urakoze, ndagushimiye ko wabanye natwe kandi usozanije natwe. Urakoze, ndagushimiye. Icyubahiro n'ikibi cyawe ko nta yindi Mana dufite umutabazi atari wewe. Rero ubane n'abantu bawe bose, buri muntu wese mu ruhande rwe. Bisabye nizeye mu izina ryawe ryera Yesu. Amen.